Kuri Moses Tech ngiye mugiye kubana ni Moses nk'uko bisanzwe. Tudatinze rero tugiye kujya tubabwira amasomo ajyanye n'uburyo ki mwazamura imbuga zanyu zirimo nka YouTube channel ku buryo namwe mutangira gukirigita ku ifaranga, kuko YouTube iri mu mbuga ziri gutanga amafaranga cyane. Intambwe ya mbere rero yo kugira ngo utangire kurya amafaranga ya YouTube, intambwe ya mbere ni uko ugomba gufata icyemezo. Cyambere ugomba gufata icyemezo. YouTube ntabwo ari y'abahanzi gusa, ushobora kuyikoresha wigisha, usetsa, usobanura amateka, ukora review z'ubucuruzi, cyangwa unyuzamo ubutumwa niba ufite icyo uzi ari wabwira abanyarwanda nyine bakaba interested ku buryo bakurikirana ibikorwa byawe. Intambwe ya kabiri, ugomba gufungura channel. Iyo umajije gufata icyemezo uhita noneho ufungura YouTube channel. Winjira muri YouTube ugakoresha Gmail yawe, ukajya muri create channel, ugashyiramo izina rya channel, ugashyiramo ifoto y'umwirondoro. Ushobora gukoresha amafoto, ntabwo ndi bubabwire byinshi mu gufungura channel, nabyo ni irindi somo nzabaho ku ruhande. Ariko nyine iyo umajije gufata icyemezo noneho uhita ufungura ikintu bita iki YouTube channel, ukayita nyine izina ushaka. Ibyo ngibyo rero iyo birangiye uhita ujya ku ntambwe ya gatatu. Intambwe ya gatatu ni uguhitamo content uzakora. Uhitamo content uzakora. Ubwo ngubwo niba ushaka gukomeza mu ma content wenda wakora ni content zigiye zitandukanye, harimo nko guhugura abantu ku bintu bitandukanye, harimo gutanga ibitekerezo ku by'abahanzi n'ibyamamare, harimo gusetsa, harimo ibyo by'amakomedi, kwigisha amasomo agiye atandukanye, gusangiza ubuzima bwawe bwa buri munsi tuzi nk'amavlog abira ba DJ Brian bakunda gukora. So iyo umaze kubona ikintu bita content rero uhita ujya ku ntambwe ya kane. Intambwe ya kane aba ari ugutegura icyo bita video yawe. Iyo wabonye content ufata telefone yawe noneho ugategura video yawe. Ufite telefone yawe n'ijwi ryiza biba bihagije, ushaka ahantu hatuje nyine ukicara ugakora video, ugakora content, amagambo wateguye, ubundi ugakoresha ama app agiye atandukanye weditinga ibyo bintu. Ayo ma app harimo nka CapCut igufasha gutunganya video, Rex Audio igufasha gutunganya ijwi, na Canva igufasha gukora icyo bita thumbnail. Ubwo ngibwo ibyo ngibyo birangiye byo gukora video, tujya ku ntambwe ya gatanu ariyo yo kugira ute wa-uploading iyo video no kwihangana. Ubwo intambwe ya gatanu ni uku-uploading video no kwihangana. Impamvu rero iyo umaze gukora video yawe ujya kuri YouTube app ugakora upload, ugashyiraho title, ugashyiramo description, ugashyiraho amatags afasha abantu kuza kumenya video yawe, ubundi ukihangana kuko iyo ukibitangira ura-uploading ukabona views 10, views 20. Ubwo urumva ko utihangana ni ibintu wahita ureka. Ugomba rero guhita wihangana. Intambwe ya nyuma ariko ntabwo yari kujyaho ni akabonasi nabahaye. Ni abantu bibaza ati ese YouTube itanga amafaranga? Yego rwose YouTube itanga amafaranga kandi menshi pe, kuko turabizi igihe itunze abantu benshi. Iyo ufite abasubscribers 1000 n'amasaha 4000 mu mezi 12 ushobora kwinjiza amafaranga binyuze muri YouTube Partner Program. Hari n'izindi nzira ushobora kubonamo amafaranga udafite ibyo ngibyo byose, harimo nka za sponsorship, affiliate marketing n'izindi zitandukanye. So ese wowe udukurikiye haba hari ikindi wifuza kumenya kuri YouTube? Andika muri comment niba wakunze iyi video, ushyiraho like, share kandi na subscribe. Ikindi wumva ko twazagukorera ubutaha cyane na YouTube ukitubwiye muri comment, ubundi natwe tuzajya dukomeza tubafashe. Ndumva ukuntu gahunda zanjye zipanze, ubutaha nzabagezaho uburyo ki wabona aba subscribers 1000 mu minsi nk'icumi ku buryo kabisa uhita ubona vuba vuba. Hari ikindi wumva rero nagufasha wambwira muri comment, ntuwibuke gukanda subscribe.